aha mureba rero ni Vatikani mu muhango wo gusezera Papa Francis, umupapa uheruka kwitaba Imana, papa wa Kiliziya Gatolika. Aha rero habaye igikorwa kitashimishije abantu benshi batafashe neza cyo gukumira umwirabura, cyo gukumira abirabura kugira ngo nibasezere Papa Francis. Ibi ni ibintu byababaje abantu benshi cyane rwose, nk'uko mubibona n'abazungu bamwe bumiwe kubona umwirabura akumirwa kugira ngo ategera umurambo wa Papa Francis kugira ngo amusezere. Ni ibintu bitakiriwe neza n'abantu benshi. Uyu mwirabura rero yanze kubyihanganira, nawe amera nk'uwigaragambije, akomeza aburana abaza impamvu bamukumira, ariko bakareka abandi bakajya gusezera Papa Francis. Murabona ko bamwe mu bazungu, ariko si na bamwe mu bazungu, ahubwo n'abazungu bose bo babashaga kumugeraho bakamusezera, ariko habaye igikorwa cyo gukumira abirabura. Ni ibintu abirabura badakwiye no kwishimira rwose. Nimba umushumba wa Kiliziya Gatolika yapfuye, bagakwiye kumureka bakamusezera bose. Abemera ibya Kiliziya Gatolika ntihagire uwo bakumira. Kandi Kiliziya Gatolika irakora ibingibi byose ifite abayoboke benshi muri Afurika. Muri Afurika niho Kiliziya Gatolika ifite abayoboke benshi kurenza ku Burayi, muri Aziya no muri Amerika, kuko kuri iriya migabane yindi ntago bakitabira gusenga cyane. Kiliziya Gatolika rero isigaranye abayoboke benshi hano muri Afurika. Kubona umuyobozi wa Kiliziya Gatolika, umuyobozi ukuriye abakristo bose Gatolika apfa, ariko bagakumira abirabura, kandi Kiliziya Gatolika nyamara ifite umubare munini cyane hano muri Afurika bo bafite imyizerere ya nino dini. Ntago ari ibintu bishimishije rero, ntago ari ibintu n'abirabura rwose bakwiye gufata neza. Urabona ko ari irondaruhu rikabije, irondaruhu rihanitse. Ntabwo ari ibintu Kiliziya yagakwiye gukora rwose. Ibi ngibi biyisiga isura mbi imbere y'abakristo bayo, cyane cyane hano muri Afurika ndetse n'ahandi, kuko nta muntu wakwishimira yuko umuntu yapfa bagakumira abandi kugira ngo bamusezere. Ntago ari ibintu byiza rwose. Si bino byonyine, muri Kiliziya Gatolika naho hari irondaruhu. Murebe na kano ka video nako, murabona uyu mupadiri arasuhuza abazungu bagenzi be, arabasuhuza rwose neza. Urabona barahana imisaya, bagahoberana bakaganira. Ariko dore ageze hano ku mwirabura, uyu mwirabura yamusuhuje, ubona ko adashaka kumusuhuza, ntago yigeze amwiyegereza nk'uko yegereje abandi. Ibi nabyo rero bigaragaza irondaruhu riri muri Kiliziya. Ntabwo ari ibintu byiza rwose, kandi Kiliziya Gatolika ikora bino yigisha abantu kubana, yigisha abantu kutavangurana, yigisha abantu gukundana. Ariko wareba urukundo bo bafite ugasanga ruragerwa ku mashyi, ugasanga ni urwanarwo. Nta rukundo bamwe mu bayobozi ba Kiliziya bafite, nta rukundo bamwe mu bari muri Kiliziya bafite. Gukora ibintu nka bino byo kwanga gusuhuza mugenzi we, no gukora ibintu nka bino byo kwanga ko umukristo w'umwirabura asezera kuri Papa, ni ibintu bikomeje guhesha amanota mabi Kiliziya rwose. Ni ibintu bitagakwiye kuba. Aha rero niho mera mbwira abantu bavuga ko hazatorwa Papa w'umwirabura, nkababwira ati mubyibagirwe. Bano bazungu ntabwo bashobora gupfa kwemera ko hajyaho Papa w'umwirabura mu gihe bagikumira umwirabura kugira ngo asezere ku murambo w'uwapfuye. Tekereza rero kumuha intebe ngo abayobore. Ni ibintu badashobora gupfa kwemera rwose. Hari abantu rero nabonye bavuga ngo bazatora Papa w'umwirabura, ngo Papa w'umwirabura ngo afite amahirwe yo gutorwa, ngo Papa w'umwirabura afite amahirwe yo gutorwa. Ariko ibyo ngibyo ni nk'inzozi. Ibyo bintu ntabwo bishobora gupfa kubaho. Muri Kiliziya imeze gutya, muri Kiliziya basuhuza umukaridinari gutya, muri Kiliziya basuhuza umukaridinari gutya kuko ari umwirabura, muri Kiliziya bakumira abirabura mu gusezera umurambo w'umuntu. Nimwibwire yuko bashobora kuduhereza intebe ngo tuyobore Kiliziya. Ibyo ngibyo byo ntabwo bishobora gupfa gukunda rwose. Mwavugaga ko hazatorwa Papa w'umwirabura, nizere ko bibahumuye amaso, mutongera kubitekereza. Mutakongera gutekereza ko muri bino bihe hapfa kubaho Papa w'umwirabura. Ni ibintu bigoye cyane rwose. Ni ibintu bigoye. Uhereye kuri bino urabona ko ari ibintu bigoye. Nimba umwirabura yinjira i Vatikani ku munsi nk'uyu nguyu bakamusubiza inyuma, noneho mbwira ahantu bamara iminsi bifungiranye bari gutora Papa, ahantu abirabura baba babashyize. Kandi ni ibanga rikomeye, ntabwo ibivugirwamo bijya hanze. Ni ibintu bihera muri bo hagati yabo. Ntabwo niba baba baragiriwe akarengane aho basohoka ngo baze babivuge, kuko barahirira kutazavuga ikintu cyabereyemo. Ibintu rero byo kuvuga ngo Francis azasimburwa n'umwirabura, njye nabyo mbona. Mwebwe sinzi ahantu mubikura, wenda murambwira muri comment. Iki gihangano cya Kiliziya urebye ni igihangano cy'abazungu, nibo bakora reform zose.
nibo bayiyobora uko bashaka. Uzarebe nta mwirabura ushobora gutumbagira ngo azamuke agere mu bakaridinari bakomeye cyane. Ashobora kuba arimo ariko usanga ari nka 2 cyangwa 1, ariko nanone usanga nta kintu aba amaze gifatika cyane rwose. Abazungu rero ni abahezanguni, ni abahezanguni bo ku rwego rwo hejuru. Ndabasuhuje abakristo mwese kandi mbifuriza guherekeza Papa Francis neza mu mahoro. Kano ka video ndakabonye mbona ntabwo nakihererana, ndavuga ati wakabasangiza. Mukore subscribe ku Isheja Canal, like na comment, kandi nimukibagirwe kugaruka kutwumva.